Hello everyone, turabasuje mwese muri hamwe na Dr. Phone Seti. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakora telefone ya smartphone ifite ikibazo cya fake charging. Ubwo ni ugucaginga ariko umuriro ikakwereka ko iri gucaginga ariko umuriro ntujyemo. Kabiri ni ugukora telefone ifite ikibazo cya reducing charging, yo ushyiraho aho kugira umuriro wiyongere ukaguma uvaho. Uburyo ndabereka ni uburyo bwabasha gutunganya ibyo bibazo uko ari bibiri. Ndagira ngo mbanze mbereke urugero. Iyi ni telefone, muyitegereze neza, ngiye kuyicomeka ku muriro kandi umuriro nzi neza ko ufite imbaraga. So ndagira ngo tubanze turebe percentage igezeho, tuyicaginge, turindire turebe ikiri buze kutwereka. Murareba iri ku 10. Turakomeza rero ahangaha dukomeza ibindi, tunakomeza kureba aho igeze ku muriro. Reka manze nkureho iyi charging system, iyi multimeter, kugira ngo tuze kubanza kwitegereza neza schematic diagram y'izi phone tugiye gukora. Turi buze kongera gukenera iyi multimeter, ntabwo tuyiretse burundu. Twitegereje iyi phone iyi ngiyi, murareba ni battery bakiwemo ariko ifite terminals. Iyi ni terminals, aha ni haya uvuga ngo aho ushobora gutera hariya amenyo agakora. None ndagira ngo dukore schematic diagram yayo, mbere ku buryo charging iba ikorerana n'icyatuma habaho fake charging cyangwa se reducing charging. Ariko dukomeze kureba ya phone yacu ese iracyari ku 10. Turakomeza tuyirekeraho umwanya kugira ngo tuze kuyikora mwabonye ikibazo ifite. So ndagira ngo tubanze designing iyi phone. Mureba aha ni battery terminal. Wenda nshobora kutabasha gushushanya neza ariko nta kibazo, murabyihanganira. Battery terminal, ubwo ni ahangaha ziri. Ahangaha aha ni VBAT cyangwa se positive, kandi ahangaha ni ground. Nanone ahangaha ubwo tugeze aha, iyi ni battery terminal. Iyi ngiyi noneho turajya gushushanya ahangaha charging port. Noneho ahangaha nayo ni iyi ngiyi. Ubwo so ifite VBus, ahangaha ni VBus ariyo positive, ifite na ground. Ubwo ni ahangaha aha. So ubwo aha ni ground, aha akaba positive VBus. Noneho umuriro mu migendere yawo uza uku nguku, ukaza flow. So ni uku nguko umuriro flowinga uva aha ujya ahangaha. Ubwo umuriro uraza umaze kuva aha ku charging system, ukazamuka unyuze muri iyi fiber iyi ngiyi, ukagera ahangaha, ukinjira aha, ukaza ugakomeza ukaza ahangaha. Noneho ubwo ndi kubereka jumping tugiye gukora. Aha ni diode. Aha diode ni positive. So iyi niyo schematic diagram yayo, kandi aha ni naho wakita V charge.
So reka tuwongere turebe ya phone yacu aho igeze. Reka turebe ya phone yacu noneho ubanze yahise ireka no gucaginga, kandi ubwo bateri twayigenzuye ni nzima. Noneho iyi schematic diagram niyo dukoresha igihe umuriro uri kuva aha ariko ntubashe kugera ahangaha, cyangwa se ukahagera ari muke. Turi buze gukoresha multimeter kugira ngo ibi tuze kubisobanukirwa. This is VBAT, ground, VBUS or V-charge and ground. So turajumpinga dushyireho diodes, akadayodi gatoya nabyo turi buze kubibereka. Ahangaha hari ubwo uko niko tugiye gukora jumping. Iyo jumping ukuntu igomba gukorwa rero, ahangaha turi buze gufata akawaya kamwe tukungaha, noneho dushyireho diode hagati ize guhuza n'ahangaha kuri ahangaha. Noneho ndagira ngo tubikore, ariko iyo dushaka gukora ni iyi ngiyi, nuko ndi kugira ngo mberekere urugero no kuri yo, kuko ziratandukanye mu mikorere yazo y'imbere. Murareba iyo rwose ntacyo iri kudufasha, ahubwo bateri yaza kubyangirikira. Noneho iyi tugiye guhita tuyikora, mwabonye ko ntabwo iri kuzamura umuriro, kandi umuriro wari uhari uhagije muri iyi USB. Ndagira ngo rero tuyifungure tujya mbere, rero ntabwo ijya mbere. So ndagira ngo tuyikore. So want open. Tugiye gufungura rero iyi phone yacu kugira ngo nayo duhite tuyikora kuri iki kibazo ifite. Nkuko muyireba yo ifite amenyo ya bateri nyine ahangaha. So yo iramutse ifite aya menyo, nuvuga ngo iyi flow yayo dukurikije iyi schematic diagram yayo turi buze kwifashisha ahangaha. Nuvuga ngo aha yo barahashushanyije, ifite ground, ifite na V charge and DP, yose biri ahangaha. So iyi icyo urakora, kuko yo ifite point zayo, uri buze kungira isinga ahangaha kuri V charge, rize kugarukira aha kuri iri ryinyo ahangaha harishingiye, iri rya positive. Ndagira ngo duhite tubikora noneho dukurikije iyi schematic diagram, niyo tugiye kwifashisha iyi ngiyi. Uku nguku kaza kanyura ahangaha. So ubu twayikuraho noneho tugatangira umurimo. Noneho nabwiye ko turi buze gukenera multimeter. Iyi multimeter niyo ibanza kudufasha tugasobanukirwa impamvu uyu muriro uri kuba muke. Mbere yabyo reka aka kantu manze nkabereke. So iyo ufashe phone uku nguku ushaka kuyipima, ushobora kumenya ngo umuriro uri kuva aha hasi ungana iki. Connect, disconnect here. Noneho 50, 20, flip 04. So nanone ahangaha nabwo ugakenera kumenya ngo ari kugira umuriro ungana iki. So iyi phone nta kabuza igomba kwaka ikanacaginga neza, kuko volt ziri kuva hepfo zigomba kuva guhera kuri 4 kugeza kuri 5 n'ibice 0. Aha ubwo nta kabuza iyi ni nzima. Noneho ukongera ugafata iyi ngiyi, kugira ngo dusuzume n'iyi ngiyi.
5.10, ndetse ngo volte ziri kuva aha hepfo zirahagije kuba fone yacaginga neza. None kuki itari gucaginga neza? Turi buze kongera gukenera kugenzura ahangaha tunyuze kuri VBAT na ground. Kuri VBAT turashyiraho aka, ground dushyiraho aka ngaka 3.65, byakabaye byibura kuri 4.2-3. Icyo rero kiri gutuma umuriro uva hano ari mwinshi wagera hano ukabura, nicyo kiri gutuma fone itinjiza ngo umuriro ujyemo, fake charging cyangwa se fake reducing, kuko nayo byo biri kujya bibaho. Noneho ubwo tubonye iyi mpamvu, tugiye guhita tuyikora iyi telefone, tugiye gusolvinga charging error. Tugiye gusolvinga fake charging error nibwo mu telefone butoya, nayo tuzazerekana kandi zimwe twazivuzeho. Noneho tugiye no gukuraho charging reducing, kuba yo yagabanya umuriro. Noneho ndagira ngo tujye mbere, tugushishikariza gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye umenyeshwa igihe cyose dushyizeho video. Noneho ndagira ngo twinjire muri uyu murimo. So tugiye gukoresha ubu diode, abubonye. Ariko mbere ya byose turi buze kubanza gukenera kubutestinga kugira ngo tumenye niba ari buzima. Mbere yo kubukoresha ugomba kubanza kubutestinga. Diode uraswitchinga ahangaha muri continuity. Muri video zacu twarabyigishije, muri playlist yigisha uko wakoresha multimeter, video zacu birimo. Noneho urafata iyi LED probe cyangwa se aka gatukura, uragashyira ahangaha kuri ano cathode. Nurangiza ugira uku nguku 1.90. Aka karapfuye rwose, aka karapfuye, ntabwo ari kazima. So ubwo aka ntabwo turagakoresha, ahubwo reka turebe akandi, reka dukoresha, kuko nukoresha gapfuye ntacyo bizagufasha. Aka niko gapfuye, ndagira ngo dukoreshe aka ngaka. Ahangaha hari iyi black probe 5. Okay, iyi ni nzima iri buze kudukorera. Iyi niyo tugiye gukoresha. Uzabanza ugenzure kugira ngo utazisanga washyizeho itari nziza, ikaza kuba yakugora. Bikorwa bite rero? Icya mbere usabwa ni ukuba ufite jumping wire. Utanayifite nabwo wakoresha turiya tuva mu masinga, natwo twakora. Turiya tuva muri headset, mu ekuteri, natwo wadukoresha nta kibazo. Noneho ndagira ngo twe dukoreshe jumping wire. Ngiyi ahangaha, hari uwamaje ngo jumping wire bimeze ite, ngiyi nawe ubonereho kuyibona. Iyi niyo jumping wire, iragurwa. Ndabona kanjye wagira ngo karasobanye. So iyi niyo tugiye kwifashisha. We gonna use this jumping wire. Aka niko tugiye kwifashisha. Niba utagafite nyine nakubwiye icyo uzakoresha. Urabikora witonze, gafate. Ndibugerageze no kwihutisha video kugira ngo bize kutworohera kudatinda cyane, kuko bisaba ngo gafate neza. Please make sure you subscribe to my channel. We have different courses in our playlist. Best method to learn is to check different playlists. That will help you a lot. Uhamye neza yuko ukoze subscribe. Dufite amasomo menshi kuri channel yacu. Uburyo rero bwiza bwo kwiga ni ukujya ucekinga kuri playlist, ukareba aho zagiye zipangwa, ugahitamo icyo ushaka kwiga uko amasomo agiye akurikiranye. Ushobora no gusura urubuga rwacu IGT Tech College by SETI. Urwo rubuga warusanga kuri Google, hari amasomo atandukanye. You can visit our website. Check the link into video descriptions.
aka kamenyetso kari kuri cathode, kandi iyi cathode niyo turashyira ahangaha kuri V-bat hamwe n'amenyo ya bateri. Cathode, okay. Ibyo bintu bikurikirane, cathode niyo igomba kujya aho ngaho, naho uruhande ruriho anode rurajya iriya hirya ahangaha tugiye gusudira. Anode, iyi ni cathode, noneho anode iraza ahangaha aha kuri V-bus. So aho ngaho uri buze kweranja akantu wahashyira nawe kugira ngo karakuma dupfundikiza aho ngaho ke gukora kuri ayo masinga, wahashyira agapapuro cyangwa se uriyeranja nyine. Okay, ndabona isigaranye 8%, ndagira ngo noneho tuze kwicaginga maze nyuma tuze kureba igisubizo iraduha. Umunani ku ijana. So igikurikiyeho tugiye gusobanura uko wakora jumping ariko kuri ya yindi ya phone ifite battery ikorewemo imbere. Ndagira ngo abe ariho tuza gukurikizaho, ubwo rero video ntirarangira ahubwo komeza ukurikirane. So ariko iyo jumping ugiye kuyikora ahangaha, jumping ugiye kuyikora kuri phone iteye uku nguku, kariya ka wire kari kuri positive kuri negative ugatera ahangaha. Aha hari aga test point, ahangaha niyo ugatera ahangaha, kakaza kakanyuraho, ubwo diode ikabira aha, none ukongera akandi kaguru ka positive ko kuri diode ukagatera ahangaha. Aha yo niko wayikora jumping. Yo itandukanye n'ire kuko iriya twasanze ifite test points zo zigiye zisobanuye buri kamwe ukwako, ariko iyo ubwo positive yayo hano uzatera kakawaya ka negative kava kuri diode kaze kanyura ahangaha, diode ubwira aha hagati ubundi gafatire aha. So urumva ko biratandukanye, niyo mpamvu naberekeye kuri izi phone uko ari ebyiri. Ubu buryo rero ni uburyo buzagufasha gusolvinga icyo kibazo cya fake charging ndetse na reducing charging kuri phone z'ubwoko butandukanye nk'uko iyi ngiyi mbikweretse. So murategereza iminota mikeya kugira ngo tuze kureba result zayo, turebe igisubizo biri gutanga niba kiri gukora. Niyo mpamvu nshatse ngo dutindeho byibura umunota turebe niba hari impinduka zibayeho mu gucaginga ku phone, kuko yakora icyo bita reducing, nubwo no kugabanya umuriro, ikongera igakora icyo bita fake charging, kuba yacaginga kure kujyamo ariko ntujyemo. Mberetse uko muri telefone wabikora ndetse no muri iyi bwo nikorewemo battery. None hiriya ni idakorewemo battery, isa nka ikorewemo ariko yo ni battery ivamo idahuye, nubwo nizivamo ariko biratandukanye namwe mwabibonye. So ndagira ngo turebe niba hari impinduka iyi phone yacu iri kuduha dukoresheje ubu buryo. Igeze ku 9, mwabibonye mu kanya twari ku 8. Mushaka mwanarindira tukagera no ku 10, ariko video murumva yatiba ndende cyane ikatugora, ariko ushaka twarindiraho n'ubundi. Rero icyo gukora nizere ko ukibonye, icyo kibazo nacyo kirashubijwe.
gerageza umanuke hepfo ukore kuri subscribe niba utarayikora, share na like na comment. Burya iyo usangije video abandi nawe bibagirira akamaro nkuko nawe byakakugiriye. Ikindi wadusura ku rubuga rwacu, urareba hepfo iyi video hari link yakugeza ku rubuga rwacu rushyashya, ukitegereza uko rumeze. Ufitemo za software zitandukanye zo kwifashisha, haba mu gukoramo za FRP, mu guformatinga, ibintu nk'ibyo byerekeye muri iyo nzira. Izo software zirahari kandi nyinshi nziza, wasura urubuga rwacu zirahari. Ikindi kandi hepfo hari akajambo kanditseho thanks, ushobora kudushimira ubishyize mu buryo bwa thanksgiving cyangwa se mu buryo bwo kudutera umwete. Ushobora no kujoininga membership, ukabona membership, ukajoininga member page kugira ngo nawe ujye waccessinga zimwe muri video n'ibyigisho bitandukanye bihabwa ba member gusa. So reka turebe nanone niba ikiri ku 9, gusa nyine ntabwo mpamya ko yabiharenze kano kanya, ariko murareba ko yazamutse tugereranyije. Ariko nshaka yuko iyi video tuza kuyifunga byibura imaze kugera nko mu 10 kugira ngo turebe koko yazamutse neza. Turaba dushyizemo pause akanya gato ya video kugira ngo twongere kwitegereza uko umuriro wagiye uzamuka. So mu minota mike yaducumbitse kuko turi mu mirimo myinshi ntago dutinda, reka turebe byibura nimba iyi phone yacu hari icyo izamuye. Mwabonye ko mbere yari yananiranye ahubwo ikanazima, yamaze kugera ku 10. So ubu nibwo buryo bwiza bwo gukora icyo cya fake charging na reducing charges. Thank you for watching. Remember to subscribe to this channel. Bye.